ibihumbi turamye umukiza tuzasobanukirwa byose ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'umwanzi yatone ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'umwanzi kandi byo mu gihe gito bihorere ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito. Wow, none yuko ubisoma ya base yawe uhita wumva indirimbo ihinduza ukuntu buriya abahanga bo mu kuririmba bafata amajwi arenga 30 bakayafata bakayahuza, abarimba tenoro, abavuga basarara, abavuga bavuza indoni abandi birukanka, none bagafata amajwi yose bakayahuza. Niyo handi wumva indirimbo ukumva urimo uyumva ukumva wayikuramo ukumva wongeye ukanayisubiza. Urapfumaguritse ariko sinigeze pfumagurika kandi eba no mu matwi urapfumaguritse amaherena namomekano cyarapfumaguritse. Iherena ryanje nakamadikano aragapfumukano arakarba urapfumaguritse ariko kareba kari ubu nkure kavamo mfite ndumva ni stress cyangwa numva meze fo ngira gutya nkagura amamega, namara kuyagura amamega nkajya kuri ya phone yanjye ubundi ngasikororinga niba ngasikororinga nkajya ndeba ibira ku isi hirya no hino. Ariko nshimire cyane abanyamakuru mutegura inkuru, abakotete n'abaforowosa mwese ndabashimire cyane. Abakotete n'abaforowosa ni twebwe ba tuff na banzovu na ba mitsutsu na ba yaka n'abandi n'ibinyogeye n'abano ba n'abanyagso n'abandi b'abakomediye bose bande bamanase mwe muri abakotereta abakise abakotereta abanyamakuru nyine. tubaye ikaze none rero bakunzi ba Pastor Manase aho murere hose mu cyo gize u Rwanda n'isi yose muri rusange babwire ngo amahoro misho bitangwa n'Imana bane namwe none iteka ryose amen. Ngarukanye rero umusore wacu tuff waramutse mwaramutse neza kundeba byakuyobeza no mupapa no mujama ni niga na nigengesta na kasa mutwe na kasa abamotari na kasa abanyonzi no umuhungu mbese no kuva noneho n'umunyamasengesho wasizwe amavuta n'umuhanuzi yarahanuriwe arasengerwa akorerwa deliverance. Mana we Imana imugira icyizere. Deliverance ni kwa kundi ushaka kuzana nk'amapasteri abavuye muri Canada, Colombia, za Texas bakamukamanuka arazaye na hehe bamara kumanuka nabonye ko bituma kwireba barangiza none bakazamuka bakaza bose bakakuzenguruka bakagusengera. Umwana bakorera deliverance ugasindwa n'amapasteri barenga 100 ku isi. Uwo mwana nagashobora kunywa itabi cyangwa uzamubone mu mayoga. Ni wa mwana uzakura ugasanga bivuze ngo bakuderivuye nyuma yuko wabinywa. Oya sinigeze mpinywa cyera ugiye kubinywa ariko ni cyera nyine none se cyera no nyine cyera batarakora deliverance. Yego cyera nduruhinja rega cyewe deliverance umuntu ayikorwa cy'uru mwana nta muntu ukora hanyuma deliverance na deliverance bitandukanira. Deliverance ni cyagiye ushobora kuba ugiye gukora divorce ugatanuka no mwakunda naho deliverance ni cyagiye wasengewe n'abapasteri barenga 300 bagusengera bangaye wowe ngiye basengera abapasteri miliyoni. Ubu ntabwo bagushyizemo bimwe na bimwe ubona bitari byiza ahubwo ibiki ubwo se ni nk'ibiki. Okay, turi imbere sasa ndashaka akarimbo k'Imana gatoya. Akarimbo k'Imana ibihumbi turamye umukiza tuzasobanukirwa byose ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'umwanzi yatone ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'umwanzi kandi byo mu gihe gito bihorere ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito. Wow, none yuko ubisoma ya base yawe uhita wumva indirimbo ihinduza ukuntu buriya abahanga bo mu kuririmba bafata amajwi arenga 30 bakayafata bakayahuza, abarimba tenoro, abavuga basarara, abavuga bavuza indoni abandi birukanka, none bagafata amajwi yose bakayahuza.
n'ahandi wumva indirimbo ukumva urimo uyumva ukumva wayikuramo ukumva wongeye ukanayisubiza urapfumaguritse ariko sinigeze pfumagurika kandi no mu matwi urapfumaguritse mu maherena namomekano cyarapfumaguritse iherena ryanjye nakamadikano aragapfumukano arapfumaguritse ariko kareba kari ubu nkure kavamo ureka ngo kubita inkuru rero ubwo no kuvanga iwacu aho bibera rero no kuvanga aho bibera ariko manzi me ko apfumaguritse nago nigeze pfumagurika narabaguritse nago nawe urabagurika nubwo napfumagurika na nubwo najya no mu bapfumu utangiye kubonge nzajya mu bapfumu manasi nagiye abantu babahanzi cyangwa se ibyamamare bagerageje kujya mu bapfumu barabashuka ugasanga bagiye kubarira amafaranga ariko usanga we cyokora harimo abantu wenda simbizi ntabwo njye ntabijyamo sinzanabijyamo ariko ibintu by'abapfumu byo rwose Imana ibindinde izanabirinde n'abanzovu n'abayakamana. Okay, eshati ni iki? Ishati ni ishati idafuze. Ushaka ni gute umuntu ajya yibaza ngo ni gute ushaka kwambara ishati idafuze? Ishati urayifata ukayifura, wamara kuyifata ukayikubita, wamara kuyikubita ukayanika, wamara kuyanika ukayishyira ku iyo ni ishati. Nigeze ngo mbona inkuru arande urabazi ubugo aba yamwebiki ntabwo ngiye mba namwe mu kazi. Iyo ni ishati. Naho t-shirt iyo ikaba iki? T-shirt iyo ni cyajya ni umupira. Ni umupira w'imbeho. Yego. Naho umupira w'imbeho. Jumper ni iki? Jumper ni wa mupira w'amaniga ya indi ya mupira magengese umujama yambara akahita akubita nuza mu mutwe akahita yikubitiramo amaboko ubundi akagenda nka gengese. Naho Lacoste? Lacoste ni umupira. Lacoste ni ingona. Ni ingona muri rurimi suko. Ubwo nyine Lacoste nese ntabwo cyo bona imipira iri ingona. Nyine Lacoste ni muri rurimi niba ari ingona ni muri rurimi. Ubwo ni Lacoste nyine. Muri rurimi se? Lacoste ni munoza ni mu Giportugal. Yes. Ako warapfumagurira. Sinigeze pfumagurira. Okay, ufana ikipe Tuff. Nje fana APR FC. Urayifana? Yego. Wambwira abakinnyi batanu bakina muri APR babanzamo. Abakinnyi babanzamo uko bitewe nuko ejo bundi bagize gutyo bafata abantu b'abakomediye bose. Bavuze ubundi abakomediye babimeze bite hanyuma basanga abakomediye turwaye indwara yo kutamenya abakinnyi. Tukakunda amakipe ariko gusanga abakinnyi. Oya nyine bunzi ni bose ndavuga wowe. Nawe uremera ko ntabuzi? Abakinnyi ntabonze ariko ndayikundira ku mutima wanjye. Nababiri ntabwo babona. Unayivuze nabi ngiye twanarwana. Nababiri niho babona. Nabona pe ariko ngo muri minsi ndashaka kuzagira ejo bundi kuzajya kuri match. Ejo bundi nagiye kuri match ndatutubikana ubwonko baratutubikana. Bakinaga nihe? Ibire twakinaga na Rayon Sport tuyukubita ibitego bitatu byose. Byatsinzwe nande? No kuvanga ibitego mbabarira garafi udatuma unzamara isuka. Nyine byatsinzwe nande? Nakubwiye ngo mbabare utazambara isuka. Wari uri yose? Ntabwo nari ndiyo nabyumvaga kuri live kuri telefone. Kuri live? Okay, Amavubi urayazi? Amavubi ndayazi. Ni iki? Amavubi ni ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Ikipe abanyarwanda bakunda, ikipe n'umurutina muri APR aba yahagaze kuri APR yahagaze ku Mavubi. Nukuvanga Amavubi ni ikipe yacu, ikipe nyine ni Nyarwanda. Wambwira nibura abakinnyi nka babiri akira mu Mavubi. Iki aho ngaho turajyana kwa muganga koko ngewe nakubwiye ni ikibazo mfite. Turajyana kwa muganga. Yes. Kugira ikizi? Urabomerekeje ungira umurwaza. Koko ikibazo gihari. Agorekeza kandi mugira umurwaza. Uzana gorekeza ari ngira urwara. Urapfumaguritse kabisa. Ikintu tubereho ni ukuvuga ngo hari igihe rimwe na rimwe nanjye iyo mfite ndumva ni stress cyangwa numva meze fo ngira gutya nkagura amamega namara kuyagura amamega nkajya kuri ya phone yanjye ubundi ngasikororinga niba gasikororinga nkajya ndeba ibira ku isi hirya no hino ariko nshimire cyane abanyamakuru mutegura inkuru abakotete n'abaforowosa mwese ndabashimira cyane abakotete n'abaforowosa abaforowosa ni twebwe ba Tuff na banzovu na ba mitsutsu na ba yaka nabandi nibinyogeye nabano ba n'abanyagso n'abandi b'abakomediye bose bamanase mwe muri abakotereta 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 abanyamakuru nyine ntago ndi umunyamakuru ngiye utazankora uri ukaba uri umuki ngewe ndi umuforowosa mwebwe muri abakotereta umuforo. Okay, amamesa n'amamega bitandukanira. amamesa n'amamega na urumva amamesa n'amamega n'amamesa hanyuma mega n'amamesa. Ngwiki? Amamega n'amamesa bitandukanira he? Amamesa n'amamega, amamega n'amamesa. Gute rero?
kuki bavuga kukumva ari ibintu bibiri amamega amamesa nongo amamesa niyo mamega n'amamega akaba amamesa gute bisobanura kuvuga ngo ushobora gufata amamesa ukayamesa wamara kuyamesa yamamesa ukaza kuyakugira gute ukayashyira ku isoko ukayaguramo amafaranga akaza kuyaguramo amamega naho amamega yahinduka amamesa gute amamega yahinduka amamesa rero ni cyagiye waguze amamega wayashyira muri telefone yawe nureba ibiganiro birimo kubera no kwa Manase ubu ngaho bwose uba wahiye ziko wapfumaguritse ntago napfumaguritse mbwira isuka mu cyongereza bayitanga iki isuka ni gihe ushobora buriya bajya bavuga ngo kenshi abahinzi mujye mwirinda kunywa amasukari kuko isukari ishobora kuzamura indi sukari kuko umuhinzi n'umworozi umuhinzi abasabwa kugira ngo anywe igikoma cyinshi ariko isukari nkeya kuko isukari please itera diabete none ngo isuka mu cyongereza bayitanga iki iyo ibaye nyinshi mu mubiri ishobora kuzamura isukari nke buriya uri wabona umuntu atonga ngo akikungumura nigera umuntu ikungumura nabizi se akayati anyira akikungumura atuzamura isukari mana so nuzamura isukari mana ese bundi isukari mu mubiri nimbi isukari mu mubiri si nziza kandi nta nubwo ari mbi yibaye nyinshi nimbi ubundi iteka mbivuge mu cyongereza sibyo isukari yibaye nyinshi mu mubiri ikiyo nako iyo ukoresheje ikintu cyinshi kikaba cyinshi nyine igihe ukoresheje ari cyinshi nibwo kibyara ikibi urugero iyo ukunda gukora sexe kenshi hagiye birangira uhuye na ndwara ya hato na hato iyo ukunda kurya isukari nyinshi urugero niba mu rugo urabona impamvu buri isukari ikunda kuba nyinshi mu mubiri uguze ibiro 25 by'isukari ejo agasukari pa abana barakamwe karangiye ejo uguze n'isukari ducishamo gure n'ikiro koko urumva isukari y'umwana ireba ko ari yari nyinshi muri depari nako muri magaze burangiye kujya muri magaze kiremo isukari nakiramo umuceri ibindi bintu byose by'ibihawa ariko isukari umwana yanakwibe by'ibihahwa umwana yanakwibeta isukari akayirigata wajya ugura isukari ku kiro. Okay, yo bavuze ngo antuka vraiment donc antuka vraiment antuka nukuvuga ngo antuka hari ukuntu ugira gutya ugasanga wenda rimwe na rimwe warori kumwe n'umugore wawe wenda bamwita doraseri sibyo doraseri akagira gutya akabakubitanye nande na Kanyange Kanyange akambwa tuzime byabereye kwa tuff ati nabyo nzi ati kuzi ko hari abanyamahanga baje bagafata kana kagakobwa bakagenda bakakaganiriza barangije akana karamuka kuzi ko Jesu byabereye iwacu Ese antuka nyine ubwo resobanura antuka nyine ngewe buriya ari ukuntu mbaze ikibazo kugira ngo cyumve neza nkabaza tukabaza tugacenye bugoko tukazenguruka tukaza kubikubigiranye ariko ugikurikira amateka yo kumva niba ukiri uruhinja nk'urw'iminsi 2 mu matara akoraga ahantu hari agakiriro kwa kundi baponse ibyuma kabera gusakurije bikangiza ubwonko bwawe na ahubwo ngewe mama yambyariye ahantu habaga umuziki cyane buriya kuko hano twari turi haragabya muziki no forever you uruvyo ndirimbo mane ndashaka no kwirekura ubuzima bwiza cye ngabobona icyo ushaka uzakibona kandi urasabwa no gukora cyane byucyo kiramo burira inshuti ukanga gushaka ubuzima bwawe ukumva yuko uzakoftone kandi inshuti byose ukabibona inote zirashoboka kandi urasabwa no gukora cyane ukirinda kuba nka habimana cyangwa ukaba nka semana reka uzabikora byose kandi ubuzima bwiza uzabubona ubigize mu ruhare inshuti urasabwa no gukora cyane ijoro n'amanywa ugakora rimwe na rimwe ugatutubikana ndakubaza yego iyo ndirimbo rimbye ngo forever you know ni iki ni forever ni ibihe byose forever yari yande ni ya Jay-Z n'umunyamerika yose aha ngo twumve rero yiririmbe yisubiremo forever you forever okabyinira agahinja none umwana mubyinirire turebe mu kinyarwanda ariko akana mbese tetesha akana turebe akiyo komana yaze inana yaje tetesha akana turebe ariko akana kakureka kwiyumvemo neza mbese garagariza umwana mutoya ariko mana ajye ngora agashape komane yanze kazana tetesha agahinja agahinja baza ngakorora byakomeye
konde wayo byakomeye ntago ndwaye igituntu ndi muzima iyi ni jinga jitafu ntago nshaka gukora ikiganiro ku kintu kirangira nakoroye umukobwa yahise avuga ateka nigende ntago nshoboye gukora jitafu mwanjye nakasa mutwe muko ese habe wanturiwe yego njye ni akana kagahinja aho komana akahinja kanje ubwo wenda afite nk'akana kitwa ka iyani iyani inana yanjye iyani inana akawinza nuko inana yanjye yanyweye amata yanyweye n'akayurute n'ibyo ngaho ginera umwana witwa Masasu Masasu yenda ganje kitwa Masasu Masasu mwana wanjye Masasu cyo agasasu cyo akasasu inana yanjye ubwo akawa nk'agakobwa kwita igikobwa nibyo byabaye okay ngo byinira umwana witwa wenda Gafuku Gafuku umwana wanje Gafuku yadavuga ati yego pa Gafuku yego pa ngaho ndirimbira indirimbo imwe y'abana noneho yo guhoza umwana ko ari indirimbo y'abana nyine ndundirije umwana yo gacaracara ufite n'imana yo kuririmba yo gacanijishe akenyegeza ibisabo wirira wihogora ngiye kuzagura ingoma wihoreze ni yande ndirimbo iyo ndirimbo ni umugabo bita Masabo Nyangezi koko buki ari n'andi mvango iriya ya wa mukobwa wanuza yategereje ngamajoro imyaka 18 mukamusoni indi manumbe yamaye imyaka 100 yaramutegereje byose bakuranye no muri karitsiye aramubwira ko bazabana kera habaye umukobwa mukamusoni yakundaga gukina na jitafu bagakina iby'abana bato kandi atere tutarakura yarangwaga ni mico myiza muri bagenzi be bose umukobwa mwiza cyane mukamusoni nako yigeze yandarika nako yigeze ajya muri korodoro cyangwa se agena za Sodoma mu migisha nako yagiyeyo mukamusoni yarategereje imyaka 300 n'iminsi 18 Gitafu yo iminsi 3 n'amasaha iminsi 3 igirwa n'amasaha isaha mu isomo nize mwari mwanyerekaga ko igirwa n'iminota 60 iminsi 3 rero gushaka kugirwa n'amasaha 60 iminsi 3 yagirwa n'amasaha 60 kuko umunsi umwe turafatira iminota 60 undi munsi umwe iminota 60 undi munsi umwe 60 kuko nujya ko ndajya kubikira mu mibare iminsi 3 ikabangana naje gusanga najya mayinazi kasi nyire kuba najya kubona imibare iri mayinazi ariko wagira ngo uhinje bafashirwa kucoba gukubitira mu gihorihori iminsi 3 n'amasaha ku basiriya turebe iminsi 3 aya masaha ni menshi cyane brother iminsi 3 ya masaha wayibara kireka nanjye urumva ubimbajije wabitekereje nanze abigusubiza nabitekereje ni nkingahe tugeranyije ku bwanjye nka jitafu cyo dushize muri logicale tugashyira muri logicale sibyo ndumva ibi bintu cyase reka tubishyire muri science hajya umuntu wise science aba ari imibare cyangwa ni physique ngira ariko hari physique science hakaba na mate physique mate physique hakaba n'irya somo bita iriya noza iriya somo bita je ne comprends pas nishoma bita guhakana ni isomo ryagenewe abana b'abakobwa nta muhungu gitwa je ne comprends pas isomo rukuvuga ngo hakana buri umwana w'umukobwa indangagaciro z'umukobwa nuko agomba kwiyubaha agomba kumva ko nyine ubuzima bwe buri mu biganza Gitafu umwingo ni iki umwingo ni indwara ushobora kurwara no kwijosi rikabyimba kabisa bya nyabyo uterwa n'iki biterwa no kwivumbura k'umubiri
yego buriya kenshi na kenshi banambaza gatubwira ko umuntu ukunda ko ari umuntu wigize kurwana undi avuga ati njye ngiye kwisiga urusenda arangije ajya mu isoko agura ibiro 3 by'urusenda arabyisiga ku maguru noneho mujama urusenda ruramujya ati ndagukubita noneho urusenda ukoremo kurya umuntu none wamujama akagera ukavata umuntu arangije kandi byaheze urusenda rwaramuriye undi ati ndakukubita ariko kandi yaribwaga niki n'urusenda buriya nyamuneka aho kugira ngo wisiga urusenda warurya hari umunambwe ngo jita freshere barazirya ntago nge ndya freshere ndazisiga bane ngo ntago yisiga freshere barya freshere barazirya ntago bazisiga yego jita yego iyo bavuze ngo urufu niki urufu ni cyagiye ushaka gufura imyenda bamara kuyifurika buri rufuro urufu Kanyange yumiwe mbega we nyibwira plantation niki plantation buriya ni cyagihe buriya kenshi na kenshi ku bantu bashakanye bakunda gukinirana mu masaha akuze saa 9 z'ijoro nibwo abantu bose baba basinziriye ndetse mbese ni ukuvuga ngo saa 9 z'ijoro ni cyagihe ushobora kuba wahura n'ukunda mukaganira niyo plantation niyo plantation yazi ngiki naho planification niki planification ushaka kuba wafata parafe ukayishyira reba urugero nk'inzu iyi nzu ntabwo washyiramo parafe ngo bikunde ariko parafe ntabwo wafata parafe ngo ujye gushyira mu gikoni ufashe parafe ukayishyira mu gikoni ikibazo igikoni gishobora kututubikana rimwe na mu gikoni kigashya niba uta planification se hako waramanyaguritse ziko zitafasha ko warafasha umushito bakakutira mu irugo bakawuhingiza mu gahanga bakikomereza umuntu bakubita umushito ntago ushaka guseka ko rejambe niki rejambe nige ushaka kujya kwa muganga urwaye cyane bakagushyira muri rejanse yes ni rejambe la poitrine niki la poitrine ni cyagihe umunyeshuri ari muri classe bamwaka noza rati akayibura akajya kujya kuzana ibintu byo kuvuga ngo agiye kuzana keto muri classe ibyo bintu birashoboka wowe uri muri classe ujya kuzana keto nibyo ngibyo icyo bita pipitre niki pipitre ni intebe mwarimu ashobora kwicaraho arimo kwigisha abanyeshuri naho chaise rero ni igihe mwarimu nako ni chaise ni yicaraho abana barimo kwiga kuvuga ngo dede shimama dede yego niyo chaise kumva abantu bati ngiye nagiye kuya abantu hungaye neza bankora icyo bita shinyo wumva ari biki shinyo ni cyagihe ushobora kufite ikibazo cy'amenyo ukajya kwa muganga bakagusuzumisha ukareba ko urwaye kandi mu gihe umuntu wese wumva mu mubiri wawe utameze neza yihutire kujya kwa muganga urebe ikibazo cyawe mu mubiri ufite shinyo kuno kuzi cyane bavuze bagiye mu masaro atunganya imisatsi umva shinyo ubwo ari biki shinyo rero ni cyagihe buriye shinyo ushaka kujya gukoresha nk'ubukwe hari umugore bigeze kujya gusuka bafati ibintu by'ibisuko nyine bagenda babushyiramo ibintu bizamuye gutya ageze mu rugo afata atari umugore avuga ati umugabo avuga ati abazimu bashya ati uvuye ahangaha udafite ibintu by'amahembe mu mutwe none amahembe ajate mu mutwe umugore avuga ati ntago nshobora gushaka kugira ihembe mu mutwe bishatse kuvuga iki rero shinyo ntago umugore ashobora gushyira shinyo mu mutwe ahubwo aragenda bafata umutwe amusatsi bakawushiririza niyo tashinyo yes reka dusoza rero gri zimya kamera cut